mama natsinze. Mama natsinze. Hajya twarabivugaga. Nitwa Shyaka. Navuye iwacu mu cyaro. Mfite inzozi zo kwiteza imbere. Asezera ku bukene. Kandi kuko byarampiriye mbona amafaranga ndetse ndongora n'umukobwa mwiza muri Kigali. Nsezeranye imbere y'Imana yuko nzagukunda bitagira iherezo. Ukwimeta ari uruziga. Uza ko ubuzima bwanjye nawe uzahora ari uruziga. Nikaraga kuri wowe, wikaraga kuri njye. Shyaka. Yesu akimeta. Gusa icyo ntamenye nuko uyu munsi ari itangiriro ry'agahinda, umubabaro n'ishavu mu buzima bwanjye. ndagira ngo mbwire ngo kari agafilime rero nako ni keza, kari agafilime ka Shyaka nako wakareba ukagakunda. Rero tudatinze nta bintu byinshi cyane, twabonye ko inzira y'umusaraba yacu episode ya 32 ibintu byahinduye ibara, ibintu byakomeye cyane, aho Mukantambara na Mama Kanyana bagomeje nyine gusa nk'abahangana, bagomeje amatiku yabo, kuko aha ku meza ibintu byabereye ku meza byasaga nko kwivumburana hagati yabo, nk'umugore nyine, nk'abagore babiri mu rugo rumwe, nawe murabizi baramutse babana ntago bakumvikana, ni abakeba nyine. Rero ikindi kintu nakubwira ni uko bacyusa bameze nabi, ni ukuvuga ngo mbese ahangaha muri iki gitondo tuba tuje kugira ngo turebere hamwe uko episode yacu ya 32 yari imeze, ari nako tureba bwa buce bwacu tumaze kubimenyera. Rero ahangaha turaza tukareba ubuce bwacu, ubuce buba bwagiye buraga episode yacu ya 32, tukareba uko ibintu biba bimeze, kugira ngo tujye dukomeza kuryoherwa na filime yacu Inzira y'Umusaraba, tunayigiramo amasomo menshi, tugenda tureba ubuce buba bwayiranze bwiza. Rero nimujye kure, ni mu kanya gato tugahita dutangira n'ubuce bwacu nk'uko tumaze kubimenyera. Inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende, inyurwamo n'uyose kandi izeye afite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo byose ahura nabyo, afite gukomera, oh ni ndende.
inzira y'umusaraba ni inzira y'umusaraba kabisa, inyurwamo n'uyizi kandi ufite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo byose ahura nabyo aba afite kubyihanganira umunsi ku munsi. Ibi ni ibintu bibaho mu buzima, ni ibintu twigiramo isomo ryo mu buzima busanzwe, ku buryo iyo turamutse duhuye n'ibibazo cyangwa ibigeragezo nyine tuba tugomba kugira imbaraga zo kubirwanya, imbaraga zo kubyamagana, imbaraga tukabinyuramo twemye nyine nk'abantu b'abagabo, bitewe n'uburyo tuba twararebye filime. Apana kureba filime nyine gusa ngo tugere tuzicarane, ntihagire icyo zitumarira, ntihagire icyo twungukiramo. Tuba tugomba gukuramo amasomo y'ingenzi nk'uko duhora tubivuga. Rero tudatinze, agace kacu ka gatanu turi kubibona. Agace kacu ka gatanu nk'uko turi kubibona, turi kubona Kanyana ndetse na papa we Rugema bari kuganira. Ahangaha rero ndagira ngo mbwire ngo ni hahandi Mukantambara yari amaze kwivumbura, Fabiola akivumbura, ndetse na mama Kanyana akahita yivumbura avuga ngo atuka Rugema ngo ni gute ubundi umugabo wowe uba utagomba gufata umwanzuro muzima nk'umuntu w'umugore, akira ibiryo byagira hamwe mu byirire. Muri make bose bivumbuye bagenda batariye, bata ibiryo bari barimo barya. Rero ibyo byose cyangwa se ako kavuyo kose ko kwivumbura ntabwo kabura gusigira igikomere nk'umwana wabo ubura aho ngaho abareberera. Ndavuga Kanyana yababaye cyane, we aguma ku biryo, aguma ari kurya ashaka kubitamo amarira, ariko ntibyoroshye. Yashatse kuvugana na papa aramubwira ngo igera hino, ntiyazana n'ibiryo, ibiryo arabireka. Ikigaragara nk'uko ibiryo nawe yari yamaze kubyanga, yari yababaye cyane. Rero yaje kuba yabwira papa amagambo akomeye, aramubwira ngo aka kavuyo kose kaha mu rugo, ibi bintu byose bibaha mu rugo, ese bizarangira ryari? Ese bizagenda gute? Mu gahinda kenshi niyo magambo yari ari kubaza papa we. Ni ibintu bigaragara ko nyine muri uru rugo hagaragaramo cyangwa hakunda kubamo cyane intonganya, amagambo akomeretsanya, ibintu nyine ihangana muri make. Rero ibi byose byagize ingaruka cyangwa nk'uko twabibonye byabangamiye Kanyana cyane. Yegera papa aramubaza ngo ibi byose bizarangira ute, bizarangira ryari? Nk'umugabo rero nka Rugema, nk'umugabo w'urugo, yabashije kuba yakihagararaho, aramubwira ngo tuza mwana wanjye, ibi byose ngomba kubishakira umuti, ibi byose ngomba gushaka umuti w'ibi bibazo byose ku buryo bitazongera. Rero ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu bamwe twatangiye kugirira impuhwe Kanyana nawe atangiye kugenda abaho nabi. Nubwo mama we yaje, ariko tubona ko agifite agahinda. Ese aka gahinda mama we azakamwomora, mama we nyine azakamaraho, azamufasha ibi byose babitsinde, ibi byose bigende bishire? Sinzi, situbizi. Ni ibintu tuba tugomba gutegereza tukareba uko bizagenda, uko bizaba biza kumera nyine aho bizagana, kuko twanabonye ko mama we, ndavuga mama Kanyana, yaje cyangwa se yiyongereye muri gurupe ishyigikira Iribagiza. Bivuze ngo rero Isimbi, Mukantambara, Fabiola, abandi bose baba bari kurwanira Isimbi kugira ngo Iribagiza atabona cyose, ahubwo Isimbi aba ari we umwegukana. Muvuga ngo bariya nabo mu bo baba bahanganye babonye izindi mbaraga za mama Isimbi, babonye ukundi gufashwa nyine kwa mama Kanyana. Mama Kanyana yaje ahanganye nabo, yaje aje gufasha na Iribagiza. Bityo rero ni nayo mpamvu aba ari kuvuga ngo umwana wanyu, kuko naha ku meza muri episode yindi yatambutse twarabibonye ko yari kuvuga ngo umwana wanyu Iribagiza agomba gutaha. Ni ibintu byinshi cyane rwose, ni ibintu biba bigaragaza ko nawe yongeye gukundwa. Ndavuga Iribagiza nawe aba yongeye kwibukwa na mama Kanyana, bigaragare ko ari inshuti cyane. Rero tudatinze, aka kari agace ka gatanu, nimujye kure reka dukomeze n'agace kacu ka kane, ngira ngo nkomeze kubasaba kudukurikirana paka ku gace ka mbere. Ujya muri komenti utubwira uko nawe uba ubona ibi bintu. Murakoze.
uyizi kandi yizeye afite imbaraga, afite gukomera ibigeragezo byose ahura nabyo, afite kubyihanganira, afite no gukomera cyane. Iribagiza komera komera komera, wihangane bizashira wegukane, cyusa zashira wegukane, cyusa zashira wegukane, cyusa. Inzira y'umusaraba ni ndende, ni ndende, yuwa muntu yizi kandi yizeye afite imbaraga, afite gukomera ibigeragezo byose ahura nabyo, afite kubyihanganira, afite no gukomera cyane. Iribagiza komera 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 komera, wihangane bizashira wegukane, cyusa cyusa cyususa. Aha rero Iribagiza ibi byose aba ari guhura nabyo cyangwa se ibyo twabonye yagendaga ahura nabyo, nubwo bashaka gutaha cyangwa se Iribagiza n'ubundi akomeje guhura n'ibibazo byinshi kuko Cyusa amurembeyeho, Cyusa ameze nabi kandi afite kwitabwaho na Iribagiza, na Iribagiza afite kwita kuri Cyusa kuko niwe wenyine bari kumwe. Ibi byose rero twagiye tubibona twaranabibwiwe, ariko Iribagiza bafite kwihangana kuko ibi byose bizashira yegukane Cyusa kabisa kabisa. Abantu tuba dushyigikiye Iribagiza tuba turi benshi kuko turabizi ko Iribagiza azegukanwa na Cyusa cyangwa se Cyusa azegukana Iribagiza apana isimbi. Yes, rero tudatinze dukomeze. Rero nyuma y'uko ibyo byose bibaye, nyuma y'uko ibi byose nyine bivuyeho, twabonye ko Kanyana na nyina bari kuganira. Rero nk'uko nari maze kubikubwira, mama Kanyana yaje yarwiyambitse, mama Kanyana yaje ari undi wundi, mama Kanyana yaje aze kurengera Iribagiza na Cyusa mu bukwe bwabo cyangwa se mu byo baba bifuza kugeraho bya buri munsi. Mama Kanyana mbega yaje n'igisubizo, yaje nk'abantu twari dukeneye, yaje nk'uko nawe wagenda ukaba wafasha abukunda. Rero mama Kanyana, impamvu ndi kuvuga ayo magambo yose, impamvu ndi kuvuga ibyo byose, mama Kanyana twabonye ko yari ari kubwira Kanyana ngo ajye guhindura imyenda aze bajye wabo kwa Cyusa, ababwire ko bagomba gupanga ubukwe we na Iribagiza. Ni ukuvuga ngo ahangaha twabonye yuko kwa Cyusa nabo bashaka ko pe Iribagiza ashakana na Cyusa, Iribagiza akora ubukwe na Cyusa, ariko bakaba bafite ikibazo cy'umuntu uzaba umubyeyi wa Iribagiza, bakaba bafite ikibazo nyine cy'iwabo kwa Iribagiza. Niyo mpamvu Cyusa yamutorokanye kuko yabonaga ko Iribagiza ahari, nubwo bavuga ko ari iwabo afatwa nabi, ahohoterwa cyane, ariko ndagira ngo nkubwire ngo habonetse undi usa nkaho noneho hari umubyeyi we neza, ndavuga mama Kanyana, kuko tubona ko ari kumushyigikira muri byose, nubwo adahari, nubwo ashobora kuba atamuzi, ariko ibintu byose ari kubimufashamo, ibintu byose ari kumurengera batari kumwe. Bivuze ngo rero uyu mama Kanyana nawe ari mu bamwe mu bashyigikira Iribagiza na Cyusa, bityo yabwiye Kanyana yuko agomba kujya kwambara, ariko kumubwira ngo najye kwambara aze bajye iwabo kwa Cyusa. Ariko mbere yaho twabonye yuko Kanyana afite ubwoba bw'uko Mukantambara azagirira nabi mama we, kuko turabizi kandi na Kanyana yabivuze ashimangira avuga yuko Mukantambara na murumuna we ari abantu babi. Mukantambara ni umuntu mubi, rero uyu nguyu Kanyana afite ubwoba yuko Mukantambara azagirira nabi mama we akanamubura.
ni ukuvuga ngo Kanyana afite ubwoba bwo kuzabura mama we kubera azaba yagiriwe nabi na Mukanambara. Azi ubugome bwa Mukanambara, azi Mukanambara ukuntu ari mubi, niyo mpamvu rero aba afitiye ubwoba mama we, amufitiye impuhwe nyinshi kuko atizera Mukanambara. Rero ibi byose ni ugusenga Imana kugira ngo mama Kanyana atazagira icyaba, kandi koko turanabizi Mukanambara yamuhitana, yamugirira nabi, ariko nyine nk'imbaraga nshyashya tuba tubonye nk'umuntu uba ugomba kudufasha cyangwa se agafasha Iribagiza nyine n'abandi bose bafatanyije baba bashaka kumurengera, ni ibintu byo kwishimira, ni ibintu tuba tugomba gusenga kugira ngo imigambi yabo yose bapanga bazayigereho, maze Iribagiza atsinde yegukane Cyusa. Aka ni ko gace rero ka kane tuba twabonye. Ahangaha isomo riba ririmo ni ugufashanya, ugafasha buri umwe wese, kuko ahangaha mama Kanyana nawe aba ari gufasha Iribagiza, amufasha mu buryo bwose ashoboye. Tudatinze rero reka tugaruke mu kanya n'agace kacu ka gatatu, ntimujye kure. Ni ndende inyuwa muntu yizi kandi yizeye, afite imbaraga, afite gukomera, ibigeragezo byose ahura nabyo afite kubyihanganira, afite no gukomera cyane. Yes, iyo tuvuze gukomera cyane, iyo tuvuze kwihangana, iyo tuvuze imbaraga, tuba twumvishe ikintu gikomeye, tuba dushatse no kuvuga ikintu gikomeye cyane kiri strong mu buryo bwose, mu buryo ubwo aribwo bwose. Rero nko mu nzira y'umusaraba twabonye ko Emile na Kamarade banyuze muri byinshi. Emile na Kamarade barwanye intambara ikomeye cyane, bagaragaza gukomera k'umugabo, bagaragaza imbaraga zabo. Rero ibyo byose cyangwa se ni ikintu kiba gikomeye nyine cyane, baba baragiye bagaragaza barwana intambara zose kugira ngo uriya muti uzagere aho ugomba kuba uri. Rero umuti ndi kuvuga ni umuti, turabizi neza ko ari umuti uzarengera Iribagiza, uzakiza Iribagiza ukamuvana muri buriya navuga ko ari ubuguge cyangwa se kwibagirwa ibyiwe, kwibagirwa imitungo y'iwabo, kwibagirwa abo bari kumwe. Nyine ni umuti uzakora akantu, ni umuti uzasebya Rugema. Bityo rero Rugema yamenye ubwenge hakiri kare, atangira kubahiga, atangira gushakisha uwo muti ngo awufate hakiri kare, nubwo yawubuze, nubwo ari azi aho uri, azi ko uri kwa Nkubito, ariko yagiye yarawubura, yagiyeyo baramuhakanira. Ibi byose rero kugira ngo Rugema bimenye, kuko bari babikoze mu ibanga, byanetswe n'umukobwa wiwe wabagayo Isimbi, abona Kamarade na Emile baje gutanga uwo muti kuri mama Cyusa. Rero ibyo byose ndabivugira iki? Ibyo byose Emile yaje gufatwa na Rugema, arakingiranwa. Emile ni ibintu bigaragara ko akubitwa buri munsi, Emile aracunaguzwa buri munsi, ariko ibi byose noneho Rugema yaje kubishyiraho akadomo, aramubwira ngo haguruka tugende, ugiye kunzanira umuti aho mwawushyize. Ni ibintu byari bikomeye cyane, ni ibintu byagorana kubyiyumvisha, ibintu mwaruhiye imyaka n'imyaka ukabisenya mu munsi, ukabisenya mu masaha, mu minota. Guhaguruka ukahita ugenda ugafata ikintu mwahishe imyaka n'imyaka, ikintu mwarwaniriye, ikintu cyabanyuziranyije mu mashya, ikintu mbese mva mwakubukeye cyane, ugahita ugitanga gutyo gusa. Sinzi ko Emile ari bupfe kubyemera, ariko natabyemera baramwica, noneho baramugirira nabi cyane. Tuzi rero umwanzuro Emile ari bufate, niba ari bubyemere yagera yakiruka cyangwa yagera yakagumayo, ntago mbizi. Ese wowe ari wowe wagerayo ugakora iki? Cyangwa se ari wowe ahangaha ubaye uri Emile wabigenza ute? Wakora iki? Tuzi rero ukuntu biri buze kuba bigenda, ntabwo tuzi ahantu biri buze kuba byaherera. Niyo mpamvu bagomba kukubwira ngo tugomeze duhange amaso, dukomeze dukurikirane kabisa, tuze kureba amaherezo yabyo, tuze kureba uko ibintu biza kuba birangira, kuko bigeze, bakunda kuvuga ngo bigeze iwa Ndabaga, bitangiye gukomera, byafashe indi sura. Emile rero, Emile ninjya kukubwira ko Kamarade n'ubundi baracyamushaka, Kamarade nawe aracyamuhinga. Tuzi ko mu kumuhinga ko atazakubitana na Rugema nawe rero akaba aramufashe. Ni ibintu nabyo tuba tugomba
tugomba gusengera Imana kugira ngo ntibizabe. Rero ibi byose ni ibintu biba biberaho kugira ngo bitwigishe, kugira ngo dukuremo isomo ryo mu buzima. Aha ngaha ni ugufashanya kabisa. Iyo dufashanyije nta kintu tutageraho, nubwo duhura mu bikuba tugahura n'amaganya nyine tukananirwa cyane, ariko buriya biba ari byiza kuko ingororano ziba ziri imbere. Aka rero niko gace ka gatatu tuba twahisemo ko tubagezaho. Reka tugaruke n'agace kacu ka kabiri. urukundo rwabo rugurumana, abareba bose baratunguwe, isimbi yarashubongera, nta gushidikanya zirarungana. icyo saramwiyumvamo cyane, iribageza n'inyenyeri, isimbi aragenda ashukwa, agacece karategura ikibi. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo aba basigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. bose barayoberwa iby'urupfu, mu kanwa k'umuriro uhora uhinda. bakunda urukundo rubaryoshya, ariko ntibazi ikibategereje. Avunira amabi hirya, ikibarakira nta butyobe, akabona amata mu biziba, ibikoresha ijoro rizamuka imbere. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo abasigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. bose barayoberwa iby'urupfu, mu kanwa k'umuriro uhora uhinda. bakunda urukundo rubaryoshya, ariko ntibazi ikibategereje. Avunira amavi hirya, inyibarakira nta butyobe, akabona amata mu biziba, irikoresha ijoro rizamuka imbere. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo abasigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Uru ni urukundo rugurumana, uru ni urukundo rw'ibindi bindi, uru ni urukundo ruhebuje, uru ni urukundo utatandukanya, uru ni urukundo nyarukundo, ni urukundo rwari rukenewe muri iki gihe, ni urukundo rutwigisha byinshi, ni urukundo umva ni waruvuga ukaroha waruvuga kabisa ukaroha, kuko uru ni urukundo ruba rugenda rutugarurira icyizere yuko aba bantu baba bakiriho, bameze batya, bagifite urukundo rumeze uko. Rero nta wundi navuga, nta kindi twaba tuzi. Ahangaha tuvuga urukundo ni iribagiza na cyusa. Ahangaha rero iribagiza na cyusa banyuranye muri byinshi, banyuranye mu bintu bikomeye cyane, nk'uko twagiye tubibona, nk'uko twagiye tubibwirwa, natwe tubyibonera n'amaso yacu. Rero ahangaha iribagiza na cyusa nk'uko tubizi, bari mu ishyamba kabisa, babanaho mu buzima bugoye cyane, ni mu buzima bugoye. Cyusa ararwaye, mu kurwara rero iribagiza yamuburiye imiti, twarabibonye. Rero nta kindi kintu kiba gisigaye ahangaha cyo gukora. Iribagiza nk'umuntu ukunda Imana, nk'umuntu watojwe, nk'umuntu wakuriye muri famiye mbi, ariko akaba afite akandi gatsinda cyangwa se akandi kagurupe. Ngira ngo nanakubwire ngo wowe udukurikiye yuko tuba tugomba kugira akandi kagurupe kacu keza, ntitugire utugurupe tubaho, ahubwo tukagira gurupe nziza
tubarizwamo. Rero Iribagiza yatojwe gusenga, Iribagiza azi gusenga kandi twabonye ko gusenga kwiwe gufite icyo kwakoze, kuko akimara gusenga twabonye ko Cyusa yahise asa nk'uweguka. Bamwe rero twatangiye guseka, abandi twatangiye kugarura icyizere yuko bakongera bakarwana bagasubira mu rugo bakajya guhangana n'ubuzima bakabatsinda bakajya kwibanira. Ni ibintu byose rero tuba twagiye tureba muri episode iba yatambutse, tuba tuje kugira ngo dusesengure. Aha ngaha rero tubyumvishe neza tukanareba neza, harimo isomo rikomeye cyane cyane kubera yuko ahangaha Iribagiza yasenze Imana, tubona ko Imana ishobora kuba ikoze akantu gakomeye, kuko Cyusa yahise asa nk'uweguka, Cyusa yahise asa nk'ubyuka. Abakunzi b'inzira y'umusaraba rero bamwe twishimye kimwe nanjye, njye nishimye cyane kubona Iribagiza asengera Cyusa agahita asa nk'ukora reaction nyine yo gukanguka. Ni ibintu byo kwishimira, ni ibintu biba ari byiza cyane. Rero ikintu nakubwira ni ugukomeza tukareba indi episode, tukaza kureba uko birangira cyangwa se uko biza kugenda. Yes, rero reka dukomeze n'agace kacu ka mbere, ngomeza kukubwira wowe muntu uba ugeze aha bwa mbere utarakanda subscribe, kubanza ugakanda subscribe, ukarekinga video, share, comment, byose ni ibintu biba bikeneye kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku munsi udacikanwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho, utubwira no muri comment uko ugenda ubibona. Inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende inyurwamo n'uyose kandi izeye afite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo byose ahura nabyo afite gukomera, oh ni ndende. Inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende inyurwamo n'uyuzi kandi izeye afite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo byose ahura nabyo afite gukomera, oh ni ndende, ni ndende. Rero tudatinze agace kacu ka mbere twabonye ko ari ibintu bikomeye cyane, ni ibintu noneho by'amayobera, ni ibintu tutazi ibyo ari byo, kubera yuko nyuma y'ibyo Mukantambara byose yagiye anyuramo, nyuma y'ibyo Fabiola byose yanyuzemo, nyuma yo guserera k'uyu muryango kose, nyuma y'ibintu byose, mbega muri make habonetse akandi gashya, haje ibindi bintu tutari twiteze, twumvisha andi magambo mashyashya, twumvisha ibindi bintu byabaye kera bishyashya. Ni ibintu rero byari bikomeye, ni ibintu, ni amagambo akomeye, situzi Rugema nabyumva ko ari bubyakire, situzi reaction iri bubeho, ariko uko biri kose aratungurwa cyane kubera yuko Fabiola ahangaha yumvisha amagambo akomeye mu matwi yiwe, aramutangaza cyane. Ayo ni ayandi rero, Mukantambara afite undi mwana. Ni ibintu nawe rero byagutangaza, ni ibintu byagutera kwibaza, ukavuga ngo ese iyi filime yo ibintu byayo ni amayobera, ibintu byayo ni ibintu bikomeye, ni ibintu bivuka buri munsi, ni ibyago bivukira uno muryango bya buri munsi, kubera yuko Mukantambara nyuma y'ibyo yanyuzemo byose, nyuma yo kwihanganira umugabo we
natwe tukibaza hari n'abavuze ngo natwe tukibaza impamvu Mukantambara yaretse ko azana uriya mugore mu rugo rwe tuzi n'intambara zibe noneho ko yari kubirenza, ubwo nawe yahise atekereza ibyo yakoze wenda acisha make. Mukantambara akihanganira umugabo we na murumuna we, ubwo wenda nabyo yahise atekereza ko nawe byigeze kumubaho kera, sinzi nyine ubwo tuba twagiye tuhita dutekereza ibintu byinshi byerekeye ku iyi filime yacu Inzira y'Umusaraba, ariko nyine ni ibintu byadutunguye, ni ibintu byatumye twibaza byinshi cyane kuri uyu mwana wa Mukantambara yabwiye Fabiola ko afite w'umukobwa. Uyu mwana rero turamubona, ariko reka tuze turebe wenda uwo ari we, turebe uko ibintu bigenda, turebe uko ibintu biza kuba bimera. Rero ni ibintu by'umuriro, ni ibintu byafashe indi sura, ni ibintu biba byahinduye indi shusho nyine nk'abakunzi b'umusaraba, tukibaza ngo se iyi filime noneho yoyo bimeze bite, bizagenda gute kubona Mukantambara afite undi mwana cyangwa se afite undi muntu nyine atabyaranye na Rugema. Yabwiye Fabiola yuko yabyaranye n'uwo muhungu akirangiza segonderi. Rero bivuze ngo uno mwana ni mukuru, umwana aruta Kanyana, aruta Isimbi, bose arabaruta, nk'uko rero Mukantambara yivugiye yuko uwo mwana aruta Isimbi. Ni ibintu rero by'umuriro, ni ibintu tuba tugomba gutegereza tukareba uko bimeze. Aka gace rero niko twabashije kuba twabashyirira ku mwanya wacu wa mbere kugira ngo twibaze iki kibazo, twibaze uko filime yacu noneho igiye kugenda uno mwana naramukaje. Ikintu kigaragara ni uko uyu mwana iyo aza kuza ari umuhungu hari gushya noneho ibintu byari kuba ibindi bindi. Rero bakunzi b'Inzira y'Umusaraba, bakunzi ba Future Empire, mwebwe mudahwema kudukurikira no gukurikirana Inzira y'Umusaraba kenshi cyane, ndagira ngo mbashimire mbabwira ngo Imana ibahe umugisha. munyemerere rero nsoreze ahangaha nongera kubasaba kudahwema no kudacika intege zo kudukurikirana hano kuri Future Empire. Imana igomeze kuduha umugisha, turagira umwaka mushya mwiza, uku kwezi kuzababere kwiza cyane. Imana ibarinde, Imana ibishimire. Bye bye.